Reka nongere ngaruke mbabwira ko amakuru ni menshi guhera ku munsi w'ejo ndetse kugeza kano kanya ni byinshi bikomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara noneho iri gututumba mu buryo busa nk'ubukomeye cyane, aho by'umwihariko leta ya Kongo ikomeje kuvuga ngo Uvira tugomba kuyifata kuko iyi Uvira tutayisubiza ni ibintu bikomeye cyane, by'umwihariko bafashijwe n'abarundi nabo bari gukora uko bashoboye kugira ngo barebe ko n'umujyi wa Uvira bawisubiza. Ariko hagati aho ngaho tugiye kugenda tureba ibyabaye guhera ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi. Dushobora kutabikora mu kiganiro kimwe, bikaba byajya mu biganiro byinshi. Uze kuba hafi gusa ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugendane. Reka duhere kuri iyi nkuru yabyutse ivugwa cyane by'umwihariko muri kino gihugu cya Kongo. Ni igihugu buri gihe bakunze kutubwira ko abarwanyi ba FDLR bafite ijambo, bafashwa ndetse banahembwa. Gusa muri Kongo nkuko byagiye byandikwa n'ibitangazamakuru by'indani mu gihugu, muri Kongo bwabyo ntago ari iby'ahandi hariho hose, ahanini bo babigarutseho. Bagarutse ku gitero cyagabwe ngo n'umutwe wa FDLR uyu munsi. Ni inkuru zavugaga ngo abantu 4 bishwe, umudugudu witwa ngo Tuonane wose barawutwika burundu ngo bitewe n'igitero cyagabwe n'abarwanyi ba FDLR mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere uyu munsi turi. Ngo ni mu gace kayitwa ngo ni Busurungi, rikaba riri muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Izi nkuru zakomeje zivuga ngo abarwanyi ba FDLR bayobowe n'uwiyita ngo ni Generali Mudayongwa ngo bageze muri uwo mudugudu batwika amazu atuwemo n'abantu mu gihe imiryango yari iryamye. Urumva yakiri mu rucerera ngo abantu baryamye, ngo nibwo baje batwika abantu bari bari muri iyo midugudu, batwika n'amazu yose bayashyira hasi. Bivugwa ko ngo abantu 4 bapfuye, abandi batwitswe n'umuriro, abandi barakomereka bikomeye cyane. Abarokotse ngo bahise birukanka cyane bahungira mu midugudu nk'iyitwa ngo ni Kifuruka, Kawunju, Katambira na Busurungi. Ushobora kwibaza rero ngo kubera iki noneho uyu mutwe wa FDLR by'umwihariko uwo mujenerali yaje ayoboye abasirikare akavuga ngo batwike uwo mudugudu. Reka twinjire mu mpamvu yatumye biba. Nubwo ngo imibare y'abapfuye ari agateganyo, bakubwiye ngo abantu 4 bamaze gupfa, ariko hari hakomeretse benshi ku buryo byagaragaraga ko nabo hashobora kuza kugira ababura ubuzima. Ubwo imibare nihinduka turakubwira. Mbega iyo mibare ni y'agateganyo. Bivugwa ko ngo icyateye intambara cyangwa se kuno gutwika amazu y'abaturage kwakozwe na FDLR. Itsinda ry'abayobozi gakondo, kwa kundi nyine bari abayobozi gakondo bayobora uwo mudugudu, ari bo bitwa ngo ni Walowa Rwanda, ngo bavuga ko ngo iki gikorwa cyakozwe cyangwa se igitero cyagabwe na FDLR ngo cyatewe n'amakimbirane ashingiye ku butaka ari hagati y'uwo muyobozi wa FDLR uwo wita ngo ni General Mudayongwa kabakuriye FDLR hariya, ngo n'abaturage b'imidugudu myinshi byo muri iri tsinda riri ku mupaka ya teritwari ya Masisi. Bivuga ko ngo uyu mujenerali ngo yagiranye amakimbirane n'abaturage batuye muri ako gace, ahanini bapfa ubutaka kwa kundi abantu bashobora kugirana amakimbirane y'amasambu. Uyu mujenerali wa FDLR ngo yaje abwira abaturage bo muri ako gace, ababwira ati nyamara buriya butaka n'ubwanjye hari anarahaguze muri ako gace ka Walowa Rwanda muri teritwari ya Walikale. Avuga ko ubwo butaka ngo yabuguze n'abayobozi bo muri ako gace bakomeye, ariko abaturage bakabihakana bakavuga ngo gutugura ubutaka bwacu n'uwo muyobozi tutazi kandi ubutaka ari ubwacu ntuze kubugura natwe. Ngo nibyo rero byateye amakimbirane. Uyu mujenerali wa FDLR wakavuga ati, we yita generali nyine, akavuga ati hano hantu narahaguze, hari umunyacyubahiro twahaguze namwaye ibiceri byanjye. Abaturage nabo bati buno ubutaka n'ubwacu ntabwo twabuguha, ntabwo uwo mujenerali ntabwo uwo muyobozi mwaguze ubutaka atugurishiriza ubutaka. Naho rero ngo amakimbirane yaturutse. Uyu mujenerali Mudayongwa ngo yabwiye abo baturage ati mbahaye gasopo wo muri uwo mudugudu, urumva yaraguze ubutaka bunini cyane we nk'uko abivuga. Ngo yabwiye abo baturage arababwira ngo mugomba kwimuka bidatinze mukamvira ku butaka, hano hantu ndahashaka. Ngo yababwiraga ko ngo ubwo butaka yabuguze ngo kugira ngo abushyiremo imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, cyane kuri iyo misozi yavugaga ko ari aho hantu hose yahaguze. Abaturage nabo bamubiri baramubwira ati hano ni iwacu ntago twahava. Amakuru akavuga ko ngo ibyo ari byo rero byaje gutuma mu rucerera rw'uyu munsi, mu gihe abaturage bari bakiryamye basinziriye, uyu Mudayongwa ngo yazanye abasirikare ba FDLR arababwira ati dutwike ano mazu y'abaturage banze kumvira ku butaka, narabuguze. Barahatwika bose, abaturage bamwe bahiramo, ababashije kumva inkongi y'umuriro hakiri kare, ubwo bahise bapakira ngo twiruhuse cyane, bahita bimukira mu yindi midugudu bamusigira ubutaka bwe. Gusa ngo muri abo yatwitse bikavuga ko ngo hari harimo bamwe mu bagize mu barwanira Wazalendo, barwanira Wazalendo ndetse ngo n'abamayimayi bahitwa ngo ni Kifuafua muri ibyo bice.
cyangwa se n'umutwe w'abamayimayi witwa Kefuwafuwa ngo n'abawazarendo babiri bari batuye nabo kuri uwo musozi. Ngo ibyo byaje gutuma rero ngo kuko nabo bari bafite imbunda bakomeza gusa nk'abarasana nabo ba FDLR basa nk'abasubiranamo, ku buryo bivuga ko ngo kuri iyo misozi hakiri kumvikana amasasu make na n'aka kanya ubwo twakoraga ikiganiro. Urumva ko ari ibintu byumvikana ko FDLR iba igihagaze neza hariya, by'umwihariko nimba baba bafite n'ijambo nk'iryo ngiryo ryo kuvuga ati uriya musozi ndawuguze. Urumva bafite n'amikoro bamwe muri bo, uwo ntabwo ari ukuvuga ngo ni FDLR yose, ni bamwe muri yo, akaba yagura umusozi akabwira abaturage bimuke ku neza, bakwanga ku neza bakaba bana batwikira bakahasigarana kugira ngo bahakorere imirimo yabo. Urumva ko abo bantu baba bafite ijambo, mbega n'icyizere cyinshi cyane baba bifitiye ko umuntu ashobora kwimura abaturage ku neza, bakwanga kuna bakabatwikira kugira ngo ahashyire imirimo ye y'ubuhinzi n'ubworozi. Urumva ko ari abantu nyine batari abantu nyine bavugirwamo, ni abantu nyine bakomeye mu gihugu bafite ijambo, ntabwo ari abantu babayeho bihishahisha. Ko wihishahisha ntabwo wajya ukora ibintu nk'ibyo ngibyo, waba uri kwiteza leta. Urumva ko hari ijambo rindi uba ufite. None nk'uko nakubwiye ngo turi kurebera hamwe ibyabaye mu ijoro ry'ejo kugeza uyu munsi ku itariki 15 kugira ngo dukomeze tugendane hatagira ikintu kibera muri biriya bice kiza kugira umuntu n'umwe gicika. Reka tubanze kugira ngo tuze kugera ibiri kubera i Burundi, Tshisekedi, ibitero biri gutegurwa n'ibindi byose byakozwe uyu munsi uko bihagaze. Reka tubanze dusimbukire muri Kinshasa ho gato. Kinshasa ngo biravugwa ngo mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki ya 15 Ukuboza cyangwa se kwa 12 ngo hari imodoka nyinshi zaje z'abasirikare cyangwa se z'abashinzwe umutekano ziparika ku rugo rw'uyu mugabo bita ngo ni Joseph Kabila wahoze ayobora kino gihugu cya Kongo. Barangije ngo mu modoka bakuramo ibikapu byinshi biri mu busa, ngo batangira kuvuga ngo ni umukwabo baje gukora ngo mu rugo rwa Joseph Kabila. Barangije ngo binjira mu rugo rwe bapakira imyenda n'utwenda tw'imbere n'iki byose ngo barapakira barabitwara. Gusa bamwe ngo mu bari bari aho hafi ngo baje kumva amakuru ya bamwe yavuye muri abo basirikare bapakiraga imyenda, bavuga ko iyo myenda ngo bagiye kwishyira abapfumu. Ziri nkuru ziri guturuka hariya, hari abantu buri bakizerera mu bapfumu bavuga ati abapfumu nibo baduha intsinzi, abapfumu nibo babidukorera. By'umwihariko muri Afurika urabizi ko abantu benshi ibyo bintu baba bakibigira. Ngibi babikoze ngo mu rwego rwo kugira ngo nibabone iyo myenda by'umwihariko imyenda yose ya Joseph Kabila, y'indani, y'inyuma, ya hehe, iyo myenda ngo baze kuyijyana mu bapfumu mu mugambi wo kugira ngo uwahoze ari perezida Joseph Kabila bamugirire nabi mu buryo bw'amayobera. Bivuga ko ngo hari amakuru yemeza neza ko hari abapfumu batoranijwe, b'abapfumu baba bafite amavuta badasanzwe nyine baba bari ku rundi rwego, ngo baturuka yitwa za Kasayi no muri Afurika y'Uburengerazuba. Ngo abapfumu rero ngo bahurijwe ahantu hamwe, mbega babashyize nimba twabyita muri lokali kugira ngo bakore utuntu twabo batuje neza. Abo bapfumu ngo babacumbikiye ku misozi ahantu hitwa ngo ni muri Nguma, ni ku muhanda wa Nguma. Ndetse aba bapfumu ni abapfumu ngo basanzwe bazwi, basanzwe banifashishwa mu bikorwa bimwe na bimwe nko guhindura itegeko nshinga rijya guhinduka. Mwabonye abapfumu bari bakusanyijwe muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo barare nimba naringiye kuvuga ngo barare babisengera, ariko barare babiragurira babicuragurira n'iki kugira ngo ibintu bize kugenda nk'uko bashaka. Mbega hari abantu bakizera ko izo mbaraga zikora cyane. Iby'imyizerere y'abandi n'imyumvire y'abandi byo ntabwo turi bitinde, ariko abo bapfumu ngo bintoranywa ngo batoranijwe bari kuri uwo musozi bari kwitabwaho. Amakuru ngavuga ko rero ngo babonye batwara iyo myenda bakuye mu rugo rwa Joseph Kabila w'abasirikare, n'ubundi bayijyanye muri ya nzira cyangwa se kuri hariya twakubwiye hari abo basirikare hari ahitwa ngo ni ku muhanda wa Nguma. Aho ngaho n'ubundi ngo hari abo bapfumu twabyita ko bari muri lokale aho bari gukorera utuntu twabo batuje, babashyira iyo myenda ya Joseph Kabila. Gusinzi ibyo nimba ari icyo byatanga wenda. Gusa nandi makuru nanone ababaje wenda tuvuye kuri ibyo by'abapfumu, ni amakuru ababaje cyane, by'umwihariko yongeye kuba ku banyamurenge batuye hariya. Bakubwira yuko ngo indege zaje zikarasa ahitwa Rugezi saa 11:20 za mu gitondo. Noneho iryo turika ryari rimaze kuba ngo urumva byari bigeze ku wa mbere. Noneho ngo nyuma y'amasaha 2:30 drone zoherejwe n'ubundi iraza ica hejuru ya Rugezi hazwi nka mabavusha. Iyo drone nayo ihata ibisasu ahagana saa 3:40 z'iki gitondo zitariki turi 15. Indege yo mu bwoko bwa Sukhoi yahageze aho drone yari imaze kurasa, iza mbega ihanaga ibisasu mu rwego rwo kugira ngo irangize neza. Nibwo yaje guturitsa ibiturage birimo ngo hitwa ngo ni Rwitsa Nkuku, mu bice bya Rwitsa Nkuku baturitse igiturage cya Birarombiri. Hashize iminota mike iyo drone irongerera garuka ica hitwa Gahwera ituritsa Rurenge.
ibyo bisasu byose ngo byoherejwe na drone n'izo Sukhoi ngo byaje birasa neza mu bice bituwe n'abasivile, biteza ibibazo byinshi, amazu arangirika, ibintu byinshi birangirika, abantu benshi bahasiga ubuzima. Gusa nanone ngo ikibabaje ni kimwe, ngo yaba ubuyobozi bw'igihugu n'ibitangazamakuru byo mu gihugu biba byicecekeye kuri icyo kibazo cy'ibyo bitero n'amadrone akomeje kugabwa, kandi n'ibintu biba ku manywa, abantu bareba, urumva ku manywa saa 3 z'amanywa indege kurasa ahantu, ni ibintu biba bizwi abantu bose babona. Ariko nk'uko twabibonye mu nama y'umutekano yateranye y'umuryango w'abibumbye ubushize, babyimye amatwi, u Rwanda rwarabivuze n'abandi barabivuga, barabizi, bababwira ko babizi, ariko nta kintu babivuzeho. Abanyamurenge mu kwandika bino bintu bavuga ati turi kuraswaho, basoje bavuga ngo ku munsi w'ejo inama y'umuryango w'abibumbye izahura, atari ko bazaza bitangira amasomo ku bibashishikaje cyangwa se bivugira ibibafitiye umumaro, ibyo babona mbega bafitemo inyungu. Ibijyanye no kuba turi kwicwa, turi kuraswa n'indege ku manywa y'ihangu, ntabwo bazigera babivugaho. Ejo nibongera guhura, ejo ngo inama y'umuryango w'abibumbye izahura, ubwo wenda nibahura naho nzaba babereye kugira ngo tumenye ibizavugirwamo. Ariko abanyamurenge hano bahise bavuga ngo nibahura ku munsi w'ejo n'ubundi bazaba biganirira ku bindi bibafitiye inyungu, ibyo ngibyo bigire nk'aho batabizi. Reka nze mu kanya twinjire ku mupaka w'u Burundi, turebe iby'impunzi ndetse turebe na Tshisekedi muri kano kanya ukuntu bihagaze. Ibuka gukora subscribe, ndaje. Wow. Ni made in Rwanda. Hold on. Allô? Chou, ça va? Ça va bien, chérie. Guess what? Narindi kuva UTC. Ndi gusohoka mbona shop icuruza ibintu by'ama made in Rwanda yitwa Intwari Collection. Bafite amashati meza, inkweto nziza, mana yanjye. Ni nabuze ikintu nzaha boyfriend wanjye. Okay. Hano mbonyemo ishati nziza yo mu Ntwari Collection, niyo nzamuha pe, kandi ndabizi azayikunda, azahita afafoza pe. Ahubwo shu, ugomba kubanguka ugashakira gift your husband, and I know you will thank me later, sweetheart. I have to. Okay, turavugana shu. Kamanze nkure ndakubwira uko byagenze. Sawa.